arakurorongotana kwanjye ushyira amarira yanjye mu icupa ryawe, mbese ntiyanditswe mu gitabo cyawe? Yego. Iyo umuntu aboshye mu buryo bw'umwuka, ibituma arorongotana bimwituraho, akabura inzira, akabura icyerekezo, akabura uburyo, akabura n'ubushobozi, kandi yabonaga bwari buhari. Iyo umuntu aboshywe mu buryo bw'umwuka, hari ibyo yisangamo atatekerezaga. Iyo umuntu aboshye mu buryo bw'umwuka, harimo bamwe, ntabwo nakwirwa mbivuga, ariko byinshi bagenda babyumva no kumwe bw'abera mushumba bivuga. Iyo umuntu aboshywe mu buryo bw'umwuka, ushobora kuba uri umukobwa ugasambanywa n'abagabo ba nijoro. Iyo umuntu aboshywe mu buryo bw'umwuka, ushobora kuba uri umugabo, amafaranga ubona ukayajyana mu bintu biteye isoni, ukayabura kandi wayabonye kandi wanayakeneraga. Ni nayo mpamvu iyo umuntu aboshywe mu buryo bw'umwuka, ashobora gukora amafaranga nimugoroba akaba yamaze mu gitondo akaba arimo arakata iki, kubera aboshywe mu buryo bw'umwuka. Hari imbaraga ziri mu kumukoresha mu buryo bw'umwuka zigatuma ananirwa, bigatuma rero arorongotana, ibitekerezo bye bikarorongotana, akajya kure, akiheba, akabura inzira, yarangiza muri uku kurorongotana bikanamutera gutekereza byinshi, bikanatuma yanarira. Mu kwizera kwa Imana iguheremo ubundi bushobozi, mu kwizera kwa Imana ikubohore, wakira ubushobozi bwo muri Kristo Yesu, bituma utsinda karande, bituma utsinda ibikurwanya, bituma utsinda ibiguhiga, kubera ko iyo twizeye ni Imana ishoboye. Reka dusenge. Mana, turagushimiye, uri Imana itabeshya. Muri aya masengesho turi mu gusenga, ni amasengesho yo kubohora umukobwa aho yabohewe, yo kubohora umusore aho yabohewe, umubyeyi aho yabohewe, urugo rwe rukabohwa, abana be bakabohwa, umugabo akabohwa. Uwiteka Imana ikomeye, Imana itegeka, Imana irema, ndagira ngo umuntu wese mu cyicaro arimo ahakorera, waba wicaye muri ofisi uboshye, waba wicaye mu mangazini uboshye, waba wicaye mu ndege uboshye, waba wicaye ahantu runaka, ahantu hakomeye ari hose ariko uboshye, none ndohereza ijambo riturutse mu kanwa k'Imana. Ndagira ngo Uwiteka ubohore umuntu wese, umubohore mu izina ryawe Yesu Kristo. Mubohore abone intsinzi, mubohore abone ubushobozi, mubohore. Twebwe nta bwoba dufite bwo kuvuga ko utabohora, oya, tuzi kubohora. Ujya urema ibintu bikomeye, ujya wanzura, ujya ukora. Umuntu umaze igihe arorongotana, umuntu amaze igihe afite ingorane, yararushye, yaragowe, amarira ye wayashyize mu icupa. Ubumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Nagira ngo menshi ubumwe bw'Abera si idini, si itorero, ntabwo ugenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka, ugasenya ibicaniro bishya, ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabateguriye ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo mwanira bawe, mwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima, bakorere, baraga ibyiza bazakira, kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Ngira ngo usuhuze, nkwifuriza kugira ibihe byiza aho dukurikiye Ubumwe bw'Abera Ministries, ikiganiro cya nimugoroba, ariko ni amasengesho twatangiye. Amazina ni Jerry, ndi kumwe na Silas, nk'uko mwabibonye twayatangiranye. Silas, wiriwe neza? Yego, ndashima Imana ko ndi muzima, kandi ndashima Imana ko nongeye kugaruka imbere y'abantu bakurikirana Ubumwe bw'Abera. Imana ikomeze kubamera kurama. Mwese murabizi ko nkunda kugenda mbivuga ngo kurama kwanyu kuzure byose. Urakoze Silas. Abantu barabimenye ko aya masengesho nyine tuzayakora icyumweru cyose. Yego, insanganyamatsiko iracyari iyihe? Insanganyamatsiko ntabwo ari kure, niyo kuvuga ngo ni ukubohorwa. Yego, ko wabohewe nawe ushobora kuba uhari utanabizi. Yego, ushobora kuba uhicaye utabizi, ushobora kuba uhakorera utabizi, ariko waraboshywe, haba mu buryo bw'umwuka, ndetse kandi ibintu byose bitangirira mu buryo bw'umwuka bigasohora no mu buryo bw'umubiri. Niyo mpamvu rero umuntu ashobora kutamenya ukuntu yaboshywe, kubera yuko umuntu abanza kubohwa mu buryo bw'umwuka,
bikazaboneka no mu buryo bw'umubiri. Niyo mpamvu rero tuba twicaye aha ngaha tuje kukubwira ngo umwanya umaze cyangwa igihe umaze uri hano ku isi, ibyakuboshye guhera kera kandi bikuboha mu buryo bw'umwuka nubwo utabimenye, ariko twebwe abahamagawe n'Imana tuje kukubwira ngo aho byakuboheye, Imana ikorera muri twebwe igomba kukubohora mu izina rya Yesu Kristo. Yego, ngo haye ikaze rero. Yego, urakoze cyane. Reka dusenge. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye ko ushoboye byose, uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Uyu ni wa mwanya twongeye kugaruka kuko abantu bose bakurikiranye amasengesho, ndagira ngo umuntu wese aziyumvemo ikaze kandi azabohorwe, azakira intsinzi, azakire gukomera. Kandi ndagira ngo nkwinginge umuntu wese mu cyiciro ahagazemo, uko ari, uko ameze, uko atuye, ndagira ngo azabone ukuboko kwawe kwiza muri aya masengesho, azashime ko wagize neza, azaguhimbaze ko wamwitayeho, azakuvuge imirimo n'ibitangaza ko wigaragaje ku buzima bwe, ukamubohora, ukamukura aho yabohewe, kuko ni wowe ubikora kandi bigakunda. Turabigushimiye rero, ujye gukomeza kubana natwe mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Amen. Ndagira ngo tutari twakomeza tubanze tunabwire n'abantu ko mushumba arwaye. Mushumba arwaye, mu musure, umuhamagare, kandi niyo atanakwitaba wanamusura, wanakanda akanyenyeri bigakunda, nta kintu bitwaye. Ntago yabintumye, nta n'ikintu yanambwiye ko si, ariko nzi yuko arwaye. Rero kuvuga ko arwaye nta kintu bitwaye, ukanza akanyenyeri waba umusuye. Kandi Bibiliya iravuga ngo nari ndwaye ntimwansura, nari mfunze nabwo ntimwansura. Mbese igihe turimo ni igihe cyo gusanga abantu bababaye tukabitaho, kuko icyo ukoreye abandi, mbese ibyo ubibye nibyo nawe uzagirirwa. Rero kubivuga nta kibazo kirimo. Mwese mukurikiranye umwe bw'abera mumenye yuko mushumba arwaye mu musuri. Ntabwo igeze abintuma nkuko nongeye kubivuga, ariko nkanjye ubizi neza uburyo arwaye, kumusura nta kintu bitwaye, kuko nanjye ndabashimira ko mwaransuye ubwo nari ndwaye, mwambaye hafi, mwakoze ibintu byinshi bitandukanye, sinabona nuko mbivuga, ariko nk'umushumba wacu tuzi, udusobanurira inzozi, utubwira ibintu byinshi, ibintu by'ubwenge. Icyo nabasaba gusa nuko wamusura, ukamusengera, ukamusura. Kumusura byaba byiza, uko wamusura uko kose byaba byiza. Niyo utamusanga mu rugo, niyo utamusanga kwa muganga, wanakanda akanyenyeri. Imana ibaho umugisha kandi imbaraga z'Imana zikomeze kuba kuri mwebwe. Kandi ndibaza ko wa murimo mwiza wo gufasha abana ukomeje, wo gufasha abana, kugurira abantu mituweli, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, uwo murimo urakomeje. Muri aya masengesho rero ndagira mbabwire ngo Imana igomba kukubohora, ikagukuraho iminyururu. Ese wagira ngo abantu baboha umuntu wapfuye, wagira ngo wewe muzima bananirwa kutakuboha? Ntabwo abantu baboha umuntu wapfuye, ntabwo bananirwa kutaboha umuntu muzima, ntabwo bishoboka. Reba Lazaro ukuntu bamuboshye, baramuboha, bamuboha amaboko yapfuye, bamuboha amaguru yapfuye, reba baranamupfuka mu maso, baramupfuka. Ariko ndagira ngo umenyeshe wowe udukurikiranye, nubwo waba warabushywe mu buryo bw'umwuka, ukabohwa, ukongera ukabohwa, imbaraga zikubohora z'Imana ntaho zagiye, ziracyahari. Ndagira ngo dusome Zaburi ya 56 ku murongo w'9. Zaburi ya 56 ku murongo w'9. Zaburi ya 56 ku murongo w'9, maze dukomeze kugenda tugubwa neza. Zaburi ya 59. Oya, 56. 56. Ku murongo w'9 aravuze ngo ubara kurorongotana kwanjye, ushyira amarira yanjye mu icupa ryawe, mbese ntiyanditswe mu gitabo cyawe? Yego, ongera udusomere. Ubara kurorongotana kwanjye, ushyira amarira yanjye mu icupa ryawe, mbese ntiyanditswe mu gitabo cyawe? Yego. Iyo umuntu aboshye, aboshye mu buryo bw'umwuka,
ibituma arorongotana bimwituraho, akabura inzira, akabura icyerekezo, akabura uburyo, akabura n'ubushobozi, kandi yabonaga bwari buhari. Iyo umuntu aboshywe mu buryo bw'umwuka, hari ibyo yisangamo atatekerezaga. Iyo umuntu aboshye mu buryo bw'umwuka, harimo bamwe, ntabwo nakwirwa mbivuga, ariko byinshi bagenda babyumva no kumwe bw'abera mushumba bivuga. Iyo umuntu aboshywe mu buryo bw'umwuka, ushobora kuba uri umukobwa ugasambanywa n'abagabo ba nijoro. Iyo umuntu aboshywe mu buryo bw'umwuka, ushobora kuba uri umugabo, amafaranga ubona ukayajyana mu bintu biteye isoni, ukayabura kandi wayabonye kandi wanayakeneraga. Ni nayo mpamvu iyo umuntu aboshywe mu buryo bw'umwuka ashobora gukora amafaranga nimugoroba akaba yamaze mu gitondo akaba arimo arakata iki, kubera aboshywe mu buryo bw'umwuka. Hari imbaraga ziri mu kumukoresha mu buryo bw'umwuka zigatuma ananirwa, bigatuma rero arorongotana, ibitekerezo bye bikarorongotana, akajya kure, akiheba, akabura inzira, yarangiza muri uku kurorongotana bikanamutera gutekereza byinshi, bikanatuma yanarira. Iyo umuntu aboshye mu buryo bw'umwuka, ushobora kuba uri umukobwa wajya gukora ubukwe n'umusore, umusore akakubenga kuri finale. Dusanzwe tubimenya, hari abo babenga bagiye kujya mu rukiko, hari abo babengera bagiye kuberekana. Ndabizi hari uwo baje kwerekana mu mpuzabikorwa, bamaze kumwerekana tubabwira ati se muremerana, murakundana, bati turamutse twese tuzamuye ibiganza tubabwira ati turabemereye mutangire umushinga wabo. Umusore ahita avuga ati mbivuyemo, kandi bari babyemeye. Timbivuyemo, turamaze ati impamvu bivuyemo ni iyi. Aravuga ati guhera none hamise mwanga. Ni ukubera iki? Impamvu arorongotanye bigatuma afata umwanzuro wo kubivamo ako kanya, kandi yari yarabyemeye niki? Ni ukubera imbaraga zari zimuboshye yagenderagamo arizo zamukontorolaga, ariko nawe atari yahishurirwa. Abantu benshi, umuntu ashobora gucuruza atari yamenye imbaraga zirimo kumukontorora, zirimo kugenda zimukontorora, ariko zifite igihe zizamukubitira hasi. Ushobora gucuruza ukabona amafaranga, mu kanya ukabirwa hagiye. Ushobora kubyara umwana kubera ari imbaraga zirimo kukontorora, umwana akakunanira. Ushobora kwiga ukaba umuhanga, ukabona diplome y'amanota meza, ariko kubera imbaraga zirimo kuguhiga zigatuma diplome uyifata ukabikana n'ibyangombwa by'ubutaka, kubera wajyana ku isoko ry'umurimo isoko ry'umurimo ntibaguha akazi, kandi ari ukubera imbaraga zigukontorora. Za mbaraga zigukontorora zakuziritse. Ushobora kuba ukunzwe muri sosiyete runaka, ariko ibyo uvuze ntibihabwe agaciro. Ushobora kuba ufite ahantu, ufite ubutunzi, muri ubwo butunzi kubera hari imbaraga zigukontorora zigatuma bwa butunzi bwawe utabugiriramo amahoro, ukarwara indwara zitandukanye nyinshi. Nagira ngo mbwire ngo rero ibi byose iyo birimo kugenda bikubaho, bituma urorongotana mu bitekerezo, ukibaza ibintu byinshi, bigatuma unarira. Aya marira kandi ajya aba menshi, ariko mu gusenga ajya abonekamo igisubizo. Ikintu cyantangaje ni ikintu kimwe je. Ijambo dusomye ravuze ngo ubara kurorongotana kwanjye, ushyira amarira yanjye mu icupa. Ese kuki itashyize mu gicuma? Kuki aya marira itashyize mu gicuma? Kubera iki? Kuki itashyize mu kibindi ikashyira mu icupa? Ntabwo uri mukugurikira, uri mu bindi byinshi, urimo urakora akazi neza. Ariko kuki itashyize mu gicuma ikashyira mu icupa? Nuko ari ryo rigaragara ahari. Kuki itashyize mu kibindi ikashyira mu icupa? Ni ukubera iki? Ubundi abapfumu bakoresha igicuma, bakoresha ikibindi. Igicuma bajya bagikoresha bavuga ngo bagiye guha abakuru, bagashyiramo inzoga bagatereka ku maziko, nyuma y'amaziko bagashyiramo imihango, bagiye guha abakuru. Ntabwo Imana ari ikorana n'abazima. Ikibindi bajya bagiterekereramo bakavuga ati soma hariya, soma ku ntango, bagakuramo ibintu imihango ya gipagani. Kubera Imana ibona rero wararorongotanye, kubera ibibazo, kubera ibiziriko ufite, kubera ingorane ufite, kubera akago ufite, mu kurorongotana kwawe iravanga aya marira. Ntabwo nakwemera ko arahandajya, reka nyashyire mu icupa, agaragarire buri muntu wese. Umuntu wese agenda kuvuga agufateho ijambo. Kuyashyira mu icupa bigaragara buri muntu wese akavuga ati dore arakenye, biramugoye, aracuruje ntiyungutse, arabyaye abana baramunaniye, abonye urugo umugabo aramutaye,
ibintu bibaye bindi ariko ngo iri cupa iyo ryuzuye ibintu byose biba bigeze kuri finale ku musozo ni ukubera iki? ni ya masengesho ubusenze Imana ikafata umwanzuro wo kukubohora, umwana we yakunaniye akaba muzima, aho umugabo yonaga byamucanze ari mu guta urugo rwe akarugarukamo, umugore agenda akarugarukamo, wacuruza bikanga ugatangira kunguka. Wari wabona umuntu ujya gushakira abandi seta cyangwa akayibashyuhiriza? Nyine niko kuyibashakira agafata ibintu bya miliyoni amamiliyoni akagenda agashyira hariya agacuruza, mu mwaka umwe akaba arahavuye ya yandi yose ahombye. Yego, ngenzi umuntu agiye kurangura ibintu hanze arazana abantu ati rwose uyu niwe muntu hano muri iri soko ufite amafaranga, arabizana mu mezi 3. Yego, wari wabona imbeba izamuka mu itaje ikagenda ikajya mu itaje mu isoko igahekenya imyenda yo gucuruza amakote, inkweto ikajyamo igahekenya ibintu byose igahekenya. Uwo mugabo yego afata umwanzuro wo kubisohoramo, ararira. Ibintu yarabiranguye, yararanguje amamiliyoni, ariko ejo narebye undi muntu uri mu gucuruzamo aguwe neza, yaje kumushyuhiriza iseta. yagiye kumushakira iseta. Hari igihe abantu bashakira abandi iseta, yamara kuyimushakira akarira akarorongotana bikamutera kurira, yamara kurira bigatuma ahura n'akaga, kabavuga atari ku bundi yaje gukora iki. Ariko reka bakuvuge uba wagerageje. Yego, ntawe uvuga utagerageje. Utagerageje iyo bamuvuze bamuvuga n'ubundi byo atashoboye. Ariko mu kugerageza kwawe nubwo washyuhirije abandi seta cyangwa wanayibashakiye, igihe nawe cyageze. Igihe ni iki? Umuntu agerira, umukobwa akarira, umusore akarira, umugabo akarira. Ejo bundi hari ubukwe bwari bugiye kuba, umusore nawe arongera avuga ati ngewe baragiye no mu rukiko, bavuye mu rukiko hashize nk'iminsi 3, abwira umukobwa ngo nabyo abivuyemo. Umukobwa amamagara arira aboroga, nabanye kuri mukurira cyane, atamarira ndumva yanshize mu gihanga. Yagushize mu gihanga kubera iki? Nawe ari mararira. Undi nawe aza kwerekanwa mu itorero. Amaze kwerekanwa mu itorero ajya gufata irembo. Agiye gufata irembo, mu gihe bari mu gufata irembo yikubita hasi kwa sebukwe. Yagiye gufata irembo yikubise hasi kwa sebukwe, bati ntabwo twashyingira umudayimoni. Ntabwo twashyingira umudayimoni. Izi ni imbaraga ziboha abantu kugira ngo zibakoze isoni igihe icyo ari cyo cyose. Ariko muri uku kuboho tuje hano kumwe bw'abera kugira ngo tubabwire ngo mu gusenga kwacu bigiye kugira umumaro, mu gusenga kwacu bigiye kukubohora aho wabohewe, mu gusenga kwacu bigiye gutanga ubuzima bwo kugira ngo wongere wambare izindi imbaraga. Ndimo ndabwirwa ngo nkubwire ngo wowe udukurikiranye hari ubundi buzima bugiye guturuka mu mbaraga z'Imana. Niyo mpamvu Pawulo yasenze araririmba, mu kuririmba avamo imbaraga z'umuriri zituma abari baraho babohoka, bagubwa neza, bamererwa neza. Ariko ubundi wasenga inzugi zigakinguka, ubundi bibaho? Birashoboka, bibaho wasenze. Dutekereze ko twasenga inzugi cy'inzano zigasohoka. Ubungu kwizera byakunda. Nese abana ko batakigira kwizera. Abarokore benshi basenga cyane ko batizera. Nibyo nagira ngo tuvuge. Kuki abantu benshi basenga cyane batizera? Kuko uwizera anezeza Imana. Nimba unezeza Imana warwanya Jerry kandi unezeza Imana? Ntabwo bikunda. Waroga runaka kandi wizera Imana? Wagambanira runaka kandi wizera Imana? Kubera abantu rero batakigira kwizera, ahubwo bashaka kugaragaza ko basenga cyane. Kubera iki? Shitani yafashe umugambi wo kubaboha abakuramo impano yo kwizera, abasigira gusenga cyane. Umuntu yamubona
akavuga turiya mu gihe cyashize byari turufu, byari fiyeri. Ubonaga umuntu agenda na Bibiliya, hari uwagenda agacuruza, yajya gucuruza ngo twabivugaga agashyushya iseta agahomba, yamara guhomba akafatirika agende, yajya mu rusengero akabona buzuye imbaraga z'Imana nk'uko nka kwa kundi Pawulo yagiye agasanga uriya muntu wakoraga wasengeraga abanarimo dayimoni, akagenda akagura Bibiliya akazamuka akagenda avuga ati shasha ari mu kuvuga mu ndimi atahawe, yiganye abandi, yabonye ko hari ababikora biri mu gukunda, ni mu gukunda. Noneho bati nanjye reka mbyigane ndebe ko byakunda. Kubera iki? Yaburiye inyungu aho yacururije, bati ngiye gushakira inyungu mu bantu. Imana ikoresha ubuyobozi bwacu bw'igihugu, ibona ko harimo ibinyamitwe, ibonye harimo abanyamitwe, iravuga ati reka dushake umurongo mwiza wo kugira ngo abantu bose bagende mu murongo wo kumenya Imana. Ndashimira Imana yahamagaye abantu bayo kugira ngo bayikorere mu gihe cyangombwa. Ni nayo mpamvu Pawulo ari mu gusenga uriya muntu wari uri inyungu mu bandi akorera abadayimoni, nawe yavuze ati aba bantu ni bantu ki bambaye izi mbaraga. Ijuru rero naryo ryararebye rivuga ati aba bantu ko ndora bari mu kuyobya abandi, reka duhagurutse ubuyobozi maze niturangiza gukora ikintu gikomeye. Bwakoze ikintu gikomeye, bumaze gukora ikintu gikomeye, kuko aba bantu bahombeye mu maduka, bafata Bibiliya barazamuka kugira ngo bashake inyungu mu bandi. Imana irebye ko abantu barimo gushaka inyungu mu bandi kandi atari yo bakorera, ihita ifata umwanzuro. Ndagira ngo ubwire ngo wowe udukurikiye, imbaraga zikurwanya hari ibyo zikeneye, imbaraga zikurwanya hari ibyo zishaka kukunyaga, ariko muri aya masengesho ugiye kongera guhabwa ubundi butsinzi. Muri aya masengesho ugiye guhabwa izindi mbaraga ziturutse ku Mana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Ndagira ngo umenyeshe yuko ibihe umaze ubabaye, urira, uri mu kororongotana, ntabwo Imana yakwemera yuko ubipfiramo. Oya, ntabwo Imana yakwemera yuko umwara, ntabwo Imana yakwemera ko ucika intege, ntabwo Imana yakwemera yuko ibigufasheho ijambo bikugeraho ijambo ngo bigutsikamire upfa uko bishaka. Kuko umwami wizeye, Imana ukorera muri aya masengesho, ugomba kwakira intsinzi, ugomba guhirwa, ugomba kwakira ubushobozi, ugomba gukomera, ugakomera mu maso y'abazi ko utakomera. Ngiye kuzamura isengesho nawe ugire kwizera. Nagira ngo nkubwire ngo mu kwizera kwawe Imana ikuguheremo ubundi butsinzi, mu kwizera kwawe Imana ikuguheremo izindi mbaraga, mu kwizera kwawe Imana ikuguheremo ubundi bushobozi, mu kwizera kwawe Imana ikubohore wakira ubushobozi bwo muri Kristo Yesu, bituma utsinda karande, bituma utsinda ibikurwanya, bituma utsinda ibiguhiga, kubera ko iyo twizeye ni Imana ishoboye. Reka dusenge. Mana turagushimiye, uri Imana itabeshya. Muri aya masengesho turi mu gusenga, ni amasengesho yo kubohora umukobwa aho yabohewe, yo kubohora umusore aho yabohewe, umubyeyi aho yabohewe urugo rwe rukabohwa, abana be bakabohwa, umugabo akabohwa. Uwiteka Imana ikomeye, Imana itegeka, Imana irema. Ndagira ngo umuntu wese mu cyicaro arimo ahakorera, waba wicaye muri ofisi uboshye, waba wicaye mu mangazini uboshye, waba wicaye mu ndege uboshye, waba wicaye ahantu runaka, ahantu hakomeye ari hose ari kuboshye, none ndohereza ijambo riturutse mu kanwa k'Imana. Ndagira ngo Uwiteka ubohore umuntu wese, umubohore mu izina ryawe Yesu Kristo. Mubohore abone intsinzi, mubohore abone ubushobozi, mubohore. Twebwe nta bwoba dufite bwo kuvuga ko utabohora. Oya, tuzi kubohora. Ujya urema ibintu bikomeye, ujya wanzura, ujya ukora. Umuntu umaze igihe arorongotana, umuntu amaze igihe afite ingorane, yararushye, yaragowe, amarira ye wayashyize mu icupa ahagaragara. Ndagira ngo buri muntu wese amenye yuko uwari umaze igihe arira, uwari umaze igihe aboroga, angere abone wamusekeje, yasetse, yishimye, anezerewe. Uwari umaze igihe arwaye, ataka, ababaye, imigambi ye yose uyigire mizima. Mwami Yesu ukora ibintu bidasanzwe. Mwami Yesu uyu mukobwa umukorera ubukwe. Mwami Yesu uyu mugabo mutabare. Mwami Yesu uyu mubyeyi. Mwami Yesu uyu musore umwiyereke. Mwami Yesu ukora ibidasanzwe. Mwami Yesu ndasabye nkwinginze ngo wigaragaze nk'Imana, kandi ukuboko kwawe kwiza kuboneka ku muntu wese ukurikiranye umwe bw'abera. Ndabigushimiye kujya gukomeza kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, turabakunda, muri abantu beza, mukomeze mubane natwe kandi ubwiza bw'Imana bukayangane kuri mwe. Mbasabiye kurama.